nta mpamvu. Ikindi ni ukurota ibikoko bitandukanye byana n'ibitaryana, inzoka bikuzengurutse, bikugose, yego, ariko biguteye n'ubwoba. bikugose kandi biguteye n'ubwoba, ubwoba buragufasha. yego. Ni ukuvuga ngo ufite intambara zo mu muryango, hanze y'umuryango, n'abandi ku ruhande. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese arakubonamo icyo ashaka. Yego. Yego. Icyo bivuze kurota inzu isenyuka cyangwa iri mishya cyangwa iri musenyuka. Uraryamye ubonye inzu irimo irashya cyangwa irimo irasenyuka. Biravuze ngo abari bagufitiye ibyiringiro, ba bandi wajyaga wiringira ko ugiye kuko wabonye inshuti, ntabwo ari bo pe. Nta nshuti zibari. Uracyari muri long way, uracyari muri long decision. Yego. Nizo kwitonderwa kurota inzu ishobora kuba atari iyawe, nta n'iyo utunze, ahubwo mu nzozi zawe ubonye inzu iri mishya. Yego. Iyo ariyo yose. Mvango nta byiringiro, nta rukundo bagufitiye, nta n'umutekano hari, ushaka wirinde, kuko nabo kuza gusenya no gutwika no kuvanayo byose. Kuko nagirikiza n'umugome to kill, steal and destroy. Ikindi kiza n'umugome no kwica, kwiba no kurimbura. Indi kabije ni ukurota uri mu mwijima wayobye inzira, urimo kabakaba. Ukaba uri mu nzu yo mu mwijima, icyo ushaka ntukibone, ugakabakaba, ugashakisha, ukagerageza, ukakora ushoboye, ukabibura. Biravuze ngo yego, ufite ibitekerezo bizima, uzanagera kure. Yego. Ariko karande na bene wanyu n'ubugome batwikira inyenyeri yawe. Mpamvu uri mu kabakaba, kwe gusaba Imana ikakwitaho. Yego. Kurota amazi asa nabi, arimo ibyondo, arimo n'umwanda n'umuyaga, bikagushibukira ku mwenda. Kuvuga ngo urubwa rukuriho, igisuzuguriro kikuriho, ndetse no kubutiza none byatangiye kuza kandi urarengana. Yego. Ni hahandi bakubaza n'ibintu utavuze kandi we ntabyuze, ukumva se ko ntabyo navuze byaje biti. Uburengana muri byose, umuntu agutora ijambo uko abishaka nuko akumva nuko abikeneye. Iya nyuma ni ukurota wirukankanwa n'abantu cyangwa inyamaswa. Nuvuga ngo ni ukwirukanwa n'abantu bari kumwe n'inyamaswa. Ntabwo ari cyangwa ni ukwirukanwa n'abantu bari nyabona, ukabona nka nyoko bukwe ariko ariruka kwiruka nko n'imbwa, rurahiye. So bukwe n'ibikoko bikuru rurahiye. Mugabo mwari karabaye. Bene wanyu ugomba kuba maso ukamenya ngo ibi ndose ni ibiki, ko wa muntu wo muri famiye ya hafi ari we ndose ari kumwe n'ibikoko binyirukankana, bango ntambe baza gufitiye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobewe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom.
ndagutuje nkwifurije ikaze ku mwebwe Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha cyane, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda badukurikiye turabashimira cyane. Turagarutse n'ubundi, amazina ya Jerry, ndi kumwe na Mushumba waramutse, ni amahoro? Ni amahoro cyane, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Ndashaka ko icyumwe bw'abera abatwandikira, abaduhamagara, batuvuye ngo tubafashe. Ndashimira abantu bose batekereza ku kibazo cya mituelle de santé no kwivuza gushyize hamwe. Umwe bw'abera turangwa n'ibikorwa n'imirimo, kudutuma nabyo ni byiza. Shimira abakomeje kudufasha mu nzira zose, mbabwira ngo umwe bw'abera Ministry turahabaye. N'abarya bifuza imipira ni adresse ukayiduha neza, ubundi tukagufasha kandi tukumva byagenda neza. Yesu abaduhera umusha, turabakunda, nawe ndagukunda, ndakubaha, ndagusengera. Kandi hari ikintu kimwe yenda baraza kuvuga ko ntagira urukundo, hanjye aho umuntu nyanga kumukunda ntabwo byanyorohera, ntabwo byakunda. akabora bishobora byaranze, ntabwo nabishobora. Gusa nta kibi nagukorera, yego, ariko sinakwiyegereza. aha nibyo nyine, ntabwo nakwiyegereza pe. hafi ya cya kabiri, umuntu wampemukiye nta mahirwe yo kongera kumuhanganya agere, kuko ashobora kuba aje guhuhura ibyari byaramunaniye, cyane no kurimbura no kurandura. Yego, no gutiza duyi waguhuje ukamutiza isasu. Cya gatatu, pima umuntu buke. utarabaye mu byago byanjye yeza ku isahani y'iwanjye pe. Utabonye mu rupfu rw'ababyeyi ntuzamubone mu rupfu rw'isekurume. Oya rwose, cyakora namufashiriza iwe, ariko ku meza y'iwanjye ntabwo bikunda. Gatatu, umuntu wamvuze nabi nkabimenya, Yego, nta mvugo ye nziza nkeneye. yego, Kane, umuntu wanyiciye gahunda injyana mu iterambere, nta mahirwe namuwe kongera guhagararana nawe. umuntu aba ari umwanzi. Gatanu, umuntu wese utuma ntakaza ubusabane n'Imana, ikujyane mu bihe bitari ntabwo byiza. nagukundira kongera kugaruka mu buzima bwanjye, kuko Imana niyo ingize. None ko ntagira data, ntagira mama, ko ntagira abaterankunga, none urimo urankura ku Mana iri byose kuri njye, ngo nicare ngo karibu ngo tuzasubiranye, ntabwo twongera. Ngo abakiranye neza basubiramo, sinkirane nawe. abakiranye neza barongera. Njye ntabwo nshaka gukirana nawe nyine. Icyanyuma, Yego, uwanyimishije amahirwe y'ibyiza byari kunzamura, iterambere ryawe. sinshobora. Uyu mwanya rero tugiye kureba inzozi zo kwitonderwa, Danger. gaciyemo zo kugira gute. zo kwitondera. Inzozi ya mbere, kurota uboshywe cyangwa ufunze. Uboshye ufunze. Yego. Umuntu ufunze agira uburenganzira, Ntabwo. uboshye se we abasha kugira uburenganzira. Baboshye amaboko wakora gute, baboshye amaguru wakora gute, bakufunta mu maso wakora gute. Ni ukuvuga ngo isi yari kuziritse, ni ikimenyetso cyerekana yuko ukwiye kwitondera izi nzozi. Uraboshywe mu maso, nta terambere. Uraboshywe ku maguru, nta kugenda. Uraboshywe ku maboko, nta kintu ufite. Bagushyize muri mabuso, nturi bw'inyagambure. Iyo ni iya mbere. Yego, Iya kabiri, ni ukurota urira cyane, urira cyane. crying. Kwitonda. We ntabwo urazirota, ariko arabaziroza. Mu nzozi ukarira pe, Ukarira. amarira agashoka, ukarira. Biba bivuze ngo intambara urwana nazo si izo hanze y'igihugu, si izo muri karitsiye, ahubwo bene nyiri ibikomere ku buzima bwawe. Yego, muri kumwe. Ntabwo bashaka ko utera intambwe. Yego, Ntabwo babikeneye pe, ntabwo babishaka pe. gutera imbere. wapi. Iya gatatu, ni ukurwana, ni ukurota urwana kandi bakagukomeretsa. Turi kubabwira inzozi zo kwitonderwa. Kwitonderwa ni iki? Si uguhumiriza ngo usenge, ni ukuba maso. Iya gatatu, ni ukurota urwana cyane kandi bakagukomeretsa ntutsinde.
ni ukuvuga ngo nutirinda iyo ntambara iri imbere uzagira igikomere abantu bose bakibona. Iyo urose iyi nzozi umugabo n'umugore bakazana intambara ufite ukuntu zikaruma ntizirenga aho ngaho. Ubwo nuramuka ugiye kuzivuga hanze bazakwita ko uri umunyamahane. Ibi bintu tubiganiraho cyane. Kurota imyenda yashwanyaguritse ishaje isa nabi uyambaye, abashwambagara filth clothes isa nabi icikaguritse, ni ukuvuga ngo bagusize urubwa, bakuvuza amagambo atariyo, baragushebeje, barakwandaritse. Ugomba gushaka ukuntu usohoka muri bino bintu. Nkibaza ngo urabisohokamo ute mushumba? Nuko wirinda kuvuga. Buriya rega ururimi rwoshywa n'urundi. Kuba hari umuntu waguharabitse akakuvuga ubwabyo ntibigize impamvu yo kuba umuntu yamenya, ahubwo wicecetse nibwo bibaza ariko kanaka kuki wamuvuga we ntavuga. Silence is the key. Nirwo rufunguzo rwa mbere rw'ibintu byose. Kanaka se ko bamuvuga wakaba atavuga, ariko iyi filth clothes imyenda isa nabi icikaguritse yanduye bisobanura urubwa watewe n'umuntu ukuzi neza ashobora gufatira kuri facteurs zimwe. Kuvuga ku nzozi zo kwitondera cyane. Nari maze kubabwira ngo kurota imyenda yashwanyaguritse n'urwa baragusize ariko ngiye gutabara. Inzozi ikurikiyeho ni kurota uri wenyine igihe kirekire. Uri wenyine igihe kirekire. Long time kandi ntabwo ari ukumva ahubwo uri wenyine. Ukarota uri nk'ahantu wicaye kandi igihe kirekire ntawe kuvugisha, ntawe gusura, ntawe kubwira. Ibyo bisobanura ko nyine hariho umwuka mubi wahagurukiye ubuzima bwawe. Ukwiye gusenga ukagira imbaraga. Ndifuza ko ducunwa n'iminota kuko ndayikeneye cyane kubaha ibintu byanjye neza. Buriya bigenda mu buryo bwiza kandi nta mpamvu yo kugora abantu. Nta mpamvu. Ikindi ni ukurota ibikoko bitandukanye, byana n'ibitaryana, inzoka bikuzengurutse, bikugose, ariko biguteye n'ubwoba. Bikugose kandi biguteye n'ubwoba. Ubwoba buragufasha. Ni ukuvuga ngo ufite intambara zo mu muryango, hanze y'umuryango, n'abandi ku ruhande. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese arakubonamo icyo ashaka. Icyo bivuze kurota inzu isenyuka cyangwa iri mishya cyangwa iri musenyuka. Uraryamye ubonye inzu irimo irashya cyangwa irimo irasenyuka. Biravuze ngo abari bagufitiye ibyiringiro, babandi wajyaga wiringira ko ugiye kuko wabonye inshuti, ntabwo ari bo pe. Nta nshuti zibari. Uracyari muri long way, uracyari muri long decision. Nizo kwitonderwa kurota inzu ishobora kuba atari iyawe, nta n'iyo utunze, ahubwo mu nzu zawe ubonye inzu iri mishya. Iyo ariyo yose mvango nta byiringiro, nta rukundo bagufitiye, nta n'umutekano hari. Ushaka wirinde kuko nabo kuza gusenya no gutwika no kuvanayo byose. Kuko nagirikiza n'umugome to kill, steal and destroy. Ikindi kiza n'umugome no kwica, kwiba no kurimbura. Indi kabije ni ukurota uri mu mwijima wayobye inzira, urimo kabakaba. Ukaba uri mu nzu yo mu mwijima, icyo ushaka ntukibone, ugakabakaba, ugashakisha, ukagerageza, ukakora uko ushoboye, ukabibura. Biravuze ngo ufite ibitekerezo bizima, uzanagera kure. Ariko karande na bene wanyu n'ubugome batwikira inyenyeri yawe. Mpamvu uri mu kabakaba, kwe gusaba Imana ikakwitaho. Kurota amazi asa nabi, arimo ibyondo, arimo n'umwanda,
n'umuyaga bikagushibukira ku mwenda. Kuvuga ngo urubwa rukuriho, igisuzuguriro kikuriho, ndetse no kubutiza none byatangiye kuza kandi urarengana. Yego. Ni hahandi bakubaza n'ibintu utavuze kandi we ntabyuze ukumva se ko ntabyo navuze byaje biti. Uburengana muri byose, umuntu agutora ijambo uko abishaka nuko akumva nuko abikeneye. Iya nyuma ni ukurota wirukankanwa n'abantu cyangwa inyamaswa. Nuvuga ngo ni ukwirukanwa n'abantu bari kumwe n'inyamaswa. Ntabwo ari cyangwa ni ukwirukanwa n'abantu bari nyamara ukabona nka nyoko bukwe ariko ariruka kwirukankaho n'imbwa rurahiye, so bukwe n'ibikoko bikuru rurahiye. Umugabo umwe arumva karabaye. Bene wacu ugomba kuba maso ukamenya ngo ibi ndose ni ibiki, ko wa muntu wo muri famiye ya hafi ari we ndose ari kumwe n'ibikoko binyirukankana bango ntambe baza gufitiye arakurwaye muri make. Inzozi zo kwitonderwa cyane, zo kwitonderwa ugasobanukirwa. Iyo tuvuga ijambo kwitonderwa ni ukutabipfusha ubusa. Bivuze ngo wabivumbuye ukabisengera ukanirinda, uratsinda. Ukamenya uko ubaho, uko ugenda, uko uvuga, uko witwara muri make. Ntabwo bihenda, ibintu byoroshye kubimenya. Nizo kwitonderwa ariko ntizakugiraho imbaraga. Ubaye maso ntibishoboka. Nakubwiye ukuntu narose telefone yanjye iri mu bitabo, narasenze ariko ntibyambujije ko mpatanga amafaranga ntigeze ntekereza. Ariko urumva sinapfiriye. Ntabwo hapfiriye. Undi muntu nawe murotera mbona telefone ye muganga yayifashe. Ngo numva aramubwiye ngo ntabwo tuzayirekura utatwishyuye. Kandi yari muzima. Ahita arwaye umwe bw'abera baramukurikirana kugira ngo fagitire hagendeye ntitebwa nubwo tutarayishyira ku murongo yose. Yego. Tuzi nizo. Wambaye imyenda icikaguritse wagize gute, ntabwo ari byo. Kurota woshwe cyangwa ufunze, kurota urira cyane, kurota urwana cyane ugakomeretswa, kurota imyenda yashwanyaguritse icitse uyambaye, kurota uri wenyine mu gihe kirekire, kurota ibikoko inzoka bikwiruka bikuriho bikugota biguteye ubwoba, kurota inzu isenyuka ishya, no kurota uri mu mwijima wayobewe inzira, kurota amazi asa nabi arimo ibyondo, umwanda n'umuyaga mwinshi bikakwanduza, hanyuma kurota wirukankanwa n'abantu rumwe n'ibisimba. Nizo kwitonderwa. Tavuze ko watsindwa uzatsinda, ahubwo uhagaze gute mu mwanya mwiza. Yego. Mugisha w'Imana bane namwe. Amen.